god arebe ko yuzuye naribi songera ya 70 imana arebe ko yuzuye koze cyane kabisa ako mba nkwize undi se unagomba kuyasubiramo yose mana we ntago nta kibazo reba ko yaba yose wagifunga 10 yego 70 wow oh my god bro mani guhingisha kabisa naribi ni nyira nzaguhinga mani ngiye nimbona ngize urumva nzaguhinga ntago ari 10 na 20 urumva nazigu nta kibazo ubundi turabakeve turabaruza harya sinagiye ku kagoroba bwenda kwira buriya rero naraye nje bwije hanyuma maze kuza bwije biba ngombwa yuko nyine nanga kukubyutsa abizi mfite icyumba cyanjye si ngombwa ngo nguteshe umutwe no kuba mfite icyumba cyanjye nyine handi tubika agafunguzo se suhazi hasi hari inyuma y'ikiganiro yego mwana yeguribuye gutya warangiza ugahita ugira ute naje ndaryegura nyine usanzwe ndakingura maze gukingura biba ngombwa yuko nanga kukubyutsa kuko bwari bwije cyane ariko mfite inkuru ndahicara ahangaha ubone kumbwira izo nkuru urambwira inkuru uhagaze ese mama nsanzwe musuzugura kwicara nabyo urananduhuye rwose buriya reka nkubwire wabyaye umunyamugisha navuye hariya gutya nyine cyagiye ngiye gusaba akazi ndangije ngera ku ishansiye ariko nagenze iniyakure pe kizo nsanga abagapita baransuzugura maze gusanga abagapita bansuzuguye mbwira abafundi baransuzugura ariko mu kunsuzugura kwabo byari biri kugenda binganisha ku muyobozi mukuru w'ikirenga wawe akundi ahundi wabaye banzugire na gutya ukora wigira gutya umuntu arazana ariko se ubundi ntuzi izina ryawe izina ryawe urarizi makaje nasaraga bari nyise wabirebye uretse utanyibagize maze guhura n'uwo muyobozi wa kampani mbaza ngo yakoze iki yahise akuraho ikintu cy'igipapuro kiri aho arampereza arambwira ngo nzamuhamagare ariko nyine ni urwandiko runyemerera akazi yambwiye ngo nzamuhamagare nimba babyita ngo iki ngo ni bizinesi kadi rero ni agapapuro kaba kanditseho nimero za bosi iyo yakaguhaye aba yamaze kukwizera none rero mva kagira imana uteze yombi mwana wa mana we urantangaje mana uri igitangaza umutima wanjye ndumva ukeye uyu munsi umbereye igitangaza uyu munsi undutiye indi minsi yose umwana wanjye Mutesi abashije guhinduka yego mwiriwe neza murabona Yesu nashimye ahimbaza muraho neza nawe usengera hemwe tukurabutse mundamukanyo y'imyemerere yacu sengera Mutesi sinze uramuzi Mutesi ndamuzi cyane murasengana turanaririmbana yo Imana ishimwe cyane nawe Yesu nashimye Imana ishimwe muzi ikintu Imana yankoreye yemwe reka mbazanira agatebe mwicare hano niho kwa Mutesi ahangaha niyo waba nyine yego ntabyo narinzi nase ko utari warahanzanye kuva kera nabitekerezagaho nyine sinzi ngo nyine muwe ntacyo atwaye nabirenze muwe ni n'umuntu kandi
n'iwacu wenda yisanzuye. yemwe baba nimwicare mwabe mumuhama amakuru nanjye mbabwire ibyiza imana nimukorera. Murakoze. nikoze ko muje muri babiri ubundi najyaga nkubona uri wenyine. uyu mwana w'umukobwa wari waramuhishe he wenda ntaba yahinduye guteza imbere y'igihe. Oya ntabwo uyu nguyu ni mushiki wanjye turavukana nyine kandi turanaririmbana. reka uyu mwana w'umukobwa kuki wari waramuhishe ubiye uza kumunzanira kare kose ntabwo Mutesi aba yarahindutse kera. Impamvu udakunze kutubonana turi kumwe na Mutesi uyu nguyu nyine ntabwo twahuzaga cyane, ntabwo dukunze guhuza, niyo mpamvu ubona tutagendana. nkaba ndi kumwe ndi njyenyine cyangwa ndi kumwe na Mutesi twenyine, niyo mpamvu ntabwo dukunda guhuza cyane. noneho rero barya wambwiye ngo witwa Kadete. yego nitwa Kadete. Kadete uzi ibisa by'aba bana Mutesi n'uyu musaza wawe bari abana bafite ingeso mbi. none se uyu munsi musaza wawe yaba yarahindutse? Amire nyine nawe yarahindutse, ari kugenda nyine ahinduka, wenda ubwo bizagera aho ngaho ingeso mbi yari afite zigenda. ariko reka mubwire nkuboneye igihe mwana w'umukobwa aba bana bankinnye ibyo bita ngo ni agakino. njya numva bavuga b'iyi minsi bankinnye agakino bakampusa babiye nkababona mu mico idasobanutse. ariko mukobwa ubu nkubwire ngo Imana ishimwe ko mubashije kugerana, binyeretse ko ashobora kuba yarahindutse musaza wawe. aho nabonaga bari mu ngeso mbi nkabona bafite utuntu two kunkina batambona nk'umubyeyi ahubwo bambona nk'igipupe imbere yabo, cya kindi abana bakinisha. uzi ko narebaga bankina ibyo bita ngo ni agakino muri ino minsi nkabona bameze nk'abampusa nkabiye. nibwo rwego se byari bigezeho. ego ko ese ari wowe wari Kamire mu rugo natwe ni gutya yari ameze, yari yaratunaniye, mama yaramunaniye, abantu bose baramwigishije yaratunaniye. ariko nyine maragenda ahinduka. Imana ishimwe. nyine sinzi wasanga na Mutesi ubwo azahinduka. ngewe Imana yakoreye igitangaza aho nabonye Mutesi. uyu munsi nabonye igitangaza aho nabonye Mutesi afata imyera agakubura urugo. nose ntabwo yakuburaga? akubura urugo rwari rwarabaye itongo, ahubwo ngira ngo mwari mwamubwiye ko muri mu musuri. ngo nanjye nari nzi ko turi buze hano. musaza wanjye nyine yambwiye ngo muherekeze, nanjye ntabwo nari nzi aho yaranjyanye. ubwo nunguwe nuko twe tuje hano kwa Mutesi. none se wari usanzwe uhazi hano? ntaho nari nzi, ahubwo nari mfite n'amatsiko yo kureba mama wa Mutesi. ese dore n'igihe wari waragowe narabaye nyama yagwa ku musozi, ari ngewe utunze umwana w'umukobwa ungana kuyabonanira. nk'ukuntu mbona uri umumama mwiza. none se kuba mwiza n'umukobwa wanjye bibuze uruha kuruha. igitangaza aho nabonye Mutesi afata imyeya agakura, njya gutema igitoki mu rutoki, ngiye kubona mbona Mutesi asohoye isafuriya arambaza ngo ese mama ngo ufite inyanya zo guteka muri iki gitoki n'ubunyobwa? n'iki gitoki ngo genda ugishakire ibirungo bihagije, ngo genda ngo ntanakihate urasanga amaze gupanga. nose iyo mirimo yose ntabwo yayikoraga? kuko nari nzi niba ajya atunga n'igiceri cya 50 nibura mu ishakoshi ye. ego komanda ntabyo yakoraga, ntabwo nzi ko yabasha gufata icyuma ngo afate igitoki. ariko Seka Mbabazi, uwo ni Mutesi mwavugaga cyane ubundi? ni Mutesi. njye muri iyi minsi papa asigaye yaraje, dusigaye tumeze neza mu rugo, ntabwo ifite za ngeso za kera. meze neza, ndi mu murongo mwiza ubu ngubu. ni ukuri. Imana ishimwe. rero nk'abana twaganiriye bihagije kandi ni ukuri nk'umunzani iranejeje. reka nze nshaka ikintu bazimanira, ubu na mugenzi wanyu ari mu nzira. urabukoze. nyuze mu bushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye.
ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye nisembuye mama nari nkwitabye se ko numva wafashijwe cyane. nafashijwe mwana wanjye numva ndi mu mwuka pe. Ndumva kuririmba gugize iyi kubonye umunezero rwose unezerewe cyane. Banezerewe uyu munsi ntiwabyumva ntubizi se ko iyo nezerewe nawe uba unezerewe. Yego rwose ni umunsi uri warushijeho. uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Umunsi udasanzwe. Ndumva umutima wanjye weyurutse. Mama nawe winera amatsiko ngo ni umunsi udasanzwe. Tonde gatari tonde burya umuntu mukuru nagapfa kuvuga arabanza agaca gutya agaca ikibunga Gaca ku ruhande ukuntu. banza nkagutegura kugira ngo ibyo ngiye kukubwira nawe ubyumve neza. ntabwo ari ngombwa ngo mpite ndodagura nk'udoda imashini. Oya ntabwo ari byo. Ariko ni amatsiko umunsi ntabwo usanzwe. ntabwo usanzwe mwana wanjye rero. hari inkuru maranye iminsi mu matwi yanjye no mu mutima wanjye ariko ntabwo nahise mbikubwira ariko mbimaranye iminsi. Bimaranye iminsi n'ukuntu tuganira none warabibishe. narabiguhishe kubera ko njyewe ubundi mu buzima busanzwe kandi nawe uzajye nkurikiza wigire kuri mama wawe. ntabwo ikintu utarafatisha neza ngo ukimenye neza nyine udafitiye amakuru yizewe nyine. ntabwo upfa kukivuga. urabanza ukarindira ugakusanya noneho wabona ingingo igezweho ukabona gutobora ukavuga. Uyu munsi ingingo yabonetse. hari igihe ushobora kuvuga ikintu nyine ukumva akantu gato ugahita ugashyushyuza wenda bikanapfa bigahita bipfa kandi umuntu wamushyizeho n'icyizere. rero uyu munsi ntabwo usanzwe rwose. papa wawe amaze iminsi amuhamagara mama nawe papa muravugana nagiye n'umume ngo tunavugane. impamvu we mutavugana rero mpamvu namuguha umva neza narizi ndakukura si uko nkwanga ahubwo ahantu aba ari ntabwo bimwemerera kuba yagirana n'umuntu ikiganiro cyimbitse nanjye tuvugana ameze nyine agenda akarasa ku ngingo agahita ajya mu byo arimo. ntabwo rero ibyaba arimo bimwemerera gutera sitore ngo agire gute asabane kandi yewe urukumbuzi mufitiye rwose ntabwo nabyihanganira. rugiye gushira rero rugiye gushira. papa amaze iminsi ambwira ko yenda kuza. Papa agiye kuza none icyo ngwisabiye mwana. ariko nizere ko atari ukudusura azaza tukabana akatuba hafi. none se azaza avuye mu kazi haze yongera asubiremo naguhamye uruhande se. tuzamarana iminsi nanjye ndamukumbuye. iyi minsi yazayimara bitewe ariko nanone ntuzumve ko azahama iruhande. hanyuma rero munyana mwana wanjye agira ngo twivugurure nk'abantu bamaze iminsi tuba twenyine papa wanjye adahari atazasanga ibintu byahacitse byaradogereye akaba yatunenga. twivugurure ni ugukora akazi neza utuntu twose ukadushyira ku murongo ikinyabupfura hafi aho kandi si icyo gutoza mwana si icyo ikinyabupfura cyo ndagifite. ubwo rero nanaza numvishe asa n'uvuga yuko tuzahita twimuka. mama natwe tukimuka. ni ukuri natwe tuzimuke tuva ahantu. tuzimuka amafaranga azaba yazanye tuzimukira ahantu heza ni ukuri. oya ntukigenere burya imana niyigenera umuntu kandi ujye unyurwa n'uko. ahubwo ntabwo hazaba hameze gutya. oya reka nk'ubunyumva se haba hameze gutya haba hatameze gutya icya mbere ni ukunyurwa n'ukuye.
ntukaririre ibintu kandi udafite n'urwego rwo kuba wahita ubigeraho ahubwo icyo Imana igushyize mu biganza nicyo wakira kandi ukishima ntabwo ari ukuvuga ngo nshaka ngo ibintu etaje biki kandi nta bushobozi bwo kuyigeraho urabona rero ntiwumve ko ngo nibaje tuzahita tujya ahantu heza nanjye ntabwo mpazi ntabwo icy'ingenzi ubwo nuko azaba naje ariko mama ni ukuri papa naramuka aje tuzajye ku mazi urumva ushaka kujya ku mazi mfite inshuti zanjye ziba zinyirata ngo zifotoreje ahantu heza ku mazi nanjye nk'umuntu nyine uzaba ubonye papa tudaherukana dukumburanye icyo kintu cya mbere nzamusaba tuzajye ku mazi tuzajye ariko mwana wanjye utaba amazi rwose ni ngombwa papa wawe ndamuzi aragukunda rwose pe kandi ni nawe afite wenyine rwose ntashobora kukwimya nanjye umwana umwe rwose ngomba guteta reka dadi wawe ariko ubutaha mwana wanjye ndaguha impanuro nk'umubyeyi wawe ntukajye uririra ibintu by'abandi kubona ikintu ukumva urakiririye jya urindira hari igihe cyawe burya Imana iba yaraguteguriye kuko ushobora kuririra ibintu by'abandi ugasanga ugiye ahandi hantu hatari heza ujye ubitekereza mu mutima wawe ubibane ariko kumva kubyikomplisemo uhora uganya wifuza wumva byagutesheje umurongo ntukajye ubikora oya simba Imana nyigiye se n'inshuti zanjye ariko kubera ko nzi ko wenyine byari bigoye kuri wowe ntabwo nabimusaba ariko dadi ko azaba adaherutse dukeneye no gusabana cyane bagomba kubikorera azabigukorera ariko icyo ndamubwira nk'umubyeyi wawe muri iyi minsi abana usanga baraporomotse yabona telefone akaza nabonanye runaka telefone nziza namubonanye urukweto rwiza ugasanga mbega byamushora no mu zindi ngeso mbi jya utuza mwana wanjye rero ntabwo njya nshiduka ngo ngende nyine nkurikiye ibyo mbona bidahari gutuza muri byo bya mbere nuko rero icyo niba ari igipapuro ngo ni bizinesi kandi nyine agabura no kubera igifundi nabwo hari ibigambo by'icyongereza umuntu atapfa kumva nimba ari n'icyongereza cyangwa ari ibifaransa simbizi gusa icyo nzi cyo ni ikintu kiriho nimero z'uwo mugabo ariko ikintu nshaka kumfasha agabura ni nawe wenyine nizera muzehe cyangwa se papa kubera yuko adakunze kuba ari na hano nta mpamvu nyine nshaka kukubwira aka kantu nimara kukakubwira ikintu uri bukore mbo tutigwa njyewe napanze yuko ngiye kwimuka none rero ndashaka umbwirire papa wenda ntabwo uri buvuge nonaha ariko bivuze nk'umuntu ufite icyo yizeye umunsi umwe hari igihe papa azaza hano asange ntagihari umunsi yakubajije ati wa muhungu wanjye Makashi dore ko nawe anyemera ku bintu bwa mbona nka rimwe mu myaka ko se Makanza hajya kuvuga ngo ntuhari nzaba mvuga ko udahari azaba yagutumye cyangwa nagutumye mama rwose igihe nawe nkubwira sa n'umuntu wabonye akazi ako kazi se wakabonye ako se tuza we kugira ngo ako kazi nkafatishe neza urumva birasaba yuko ngomba kwitanguranwa nkagenda nkasa nk'utura hafi yako erega buriya niyo ubwiye boss ati jyewe ntuye hano hirya ndatera intambwe 20 ushobora gushiduka abaye n'umuyobozi erega ukavuga ati urahagerera ku gihe urumva uzavamo umukozi mwiza kandi ikindi nawe urabizi ako Makashi urabanza witonde akazi nuba nta diporome ugira urebe n'akazi ugiye gukora harindi utwika amatike washatse ukuntu umuhamagara mukavugana ukumva neza ko akazi gahari atari ya magambo ukagenda ubizi neza umva rero mubwire urumva akazi byo kuba njyewe nkizeye ndakizeye kuko kuva navuka nta mukira n'uyu n'umwe
uyu nigeze nsaba akazi kakanyine ako se ubundi mama koko nawe reka mbanze nkubwire erega buriya byo kuba namuhamagara n'ibipapuro ndabifite byose nanamuhamagara ariko wibuke ikintu kimwe nakuze umbwira yuko ikintu kijyanye ngo no gukina noza ibyombo sinigeze mbikina ntabwo nigeze nkina kora ahubwo nanone ushakisha amakashi cyane izina riragukurikira hanyuma nakinnye no bicyondo njyewe ntabwo nigeze nkina mesi ibyombo cyangwa mesi nuza wibuke ko nigeze nanakina sinigeze nyine by'abana ndi guhinga nakinnye nyine icyondo ewana aricyo ntoba nkina ni nayo mpamvu rero ahantu hose ngeze urumva bahita bambonamo icyizere hariho rero urisanga tu bro asante kabisa asante ndabona wahe bameze subize se ko nimutse vuba ndabizi nanjye nari ngituye handi ruguru twimutse ejo bundi burya naje muri konji nsanga ari nkaho nabo baharaye uwo munsi burya ni nacyo kintu cyahise gituma nshaka konji byihuta nze kureba naho bimukiye dushyira ibintu ku murongo urumva abantu bimutse niyo mpamvu buriya nahise nsa nk'umuntu uza kandi hari amaporoje menshi ariko byari ngombwa ko nanone ngeraho nawe kwimuka rero niba byoroshye bro bisaba akazi kenshi buriya kwimuka ni ibintu bitoroshye cyane ariko nanjye nari ndaho nk'uko nakubwiye meze neza n'ubwonko nta byera ngo meze neza muri make no mu kazi ariko yandaho ariko yandaho turaho ndaribi meruka mu kazi mabuja waramubonye ajya dutungura bazaze noneho nibwo nkiva no kuri tere nambaye imyenda yo kuri tere nambaye imipira ngwewe yarantunguye byahatare umuneje ariko yaramitanye ariko uzi ubwoba nagize ese nyiguhirikira nanjye ndi umuhanga yarabibonye kandi nanjye nyine ngomba kwiranda buriya abantu iyo bakorana baba bagomba gukavaringana nibyo ariko twari tuyennye mu bakwe habuze gato ariko rero hariya nawe nabisobanukiwe nubwo nabigenje kuriya nyine nkahita nikura mu isoni ngo tuzabijyamo ndaza kubisubiramo ntabwo nabashije kubisobanukirwa turabivugaho ndabikubwira turabisobanura urabimenya byanze bikuru urabisobanukirwa rero unsanze mu rugo kanze ndebe ko hari akantu nakubonera dusangire nyine nsanze mu rugo urakoze tuje dutahe na hano nyine ni nawe usiko mu bantu dukorana ari wo nzoye bwa mbere sure cyamenyeretse ko nabura turahuza hari ikintu binyeretse nari ikintu wanyuma wemba mwizeye sibyo se wari ufite impungenge y'uko ngo bosingi ibiki n'ibiki ariko kumuhamagara naraga ikintu cya mbere isi yaroroshye isi yabaye nk'umudugudu si ugukanda kuri telefone se inimero narabikubwiye ko nzifite n'ikimenyimenyi akanze nkwereke yewe ntabyo se wawe byihorere aha mubyeyi we ariko makashi uri makashi siko narinzi kingi yari yabizinesi kandi bareba naye kumbi nta mafaranga yarankurikiranye amafaranga yarankurikiranye reka nkubwire iki ni ikimenyetso rwose mubye akira urakoze mwana we nawe iyo ngiyo ibe bizinesi kandi se akira bro asante kabisa kandi ryoherwa nta ribi yohani sinabura kuryoherwa ari wowe umpaye umve ko nta kibazo nibyo nakubwiraga niwe muntu nsuye hano bwa mbere kuva nimutse sindanayimenya n'abantu sindabamenya naho muri karitsiye sindabamenya ubwo ni njye ugukunda kurusha abandi rero nawe ugomba kuba umuntu sibyo bishoboka ariko ubundi urabizi ko tubanye neza no mu kazi nta ribi nta kibazo tugirana uri uzajya urandefana nyine aho ngize ibikosa ndefande ariko mabuja wacu arakumva cyane sibyo aranyumva ariko buriya niyo nayo mpamvu yarebye ubushobozi bwanjye ngira manager nanjye niyo ngomba kureba
inshingano zanjye harimo no kureba n'ayo makosa nkayakosora kuko ngize uwo ndengera nkagira nkabogama byanze bikunze nyine ninjye wabyagaruka ako kantu se wumvise kameze gute kameze neza kabisa karamirika ahubwo wamenye yuko nagaheruka kareruka ntabwo nagaheruka bijya bimvuna kukabona nakubiswe hari ibikosa nako nakubwira uko bimeze ibikosa mwana buriya kwiyemera ni ibintu wenda reka miteri nabikubwiye ntabwo wumva n'ubundi nta kibazo n'ubundi wabwira kuba naje gusura niko kare ntabwo nagira nakakubwiye kugira n'umutima wanjye ubohoke uretse kwiyemera nyine bya bintu byo kwiyemera ku nkumi urumva nanjye ubone nk'aho inkumi bazindutse nzikunda ko ako nibyo mba nkora nkubwira rwose comptable ugira ushake uve muri ibyo bintu kango kanani akubona kutuziranye kera reka ngutekerereze umugore ndamuzana vuba kubera isomo nabonye ahubwo si uba amahitamo azakorohera bro no kunsengera byo ntabwo byoroshye ko mbona ari imbaraga zikomeye amafaranga ya kampani yarabicutse ubwo rero reka mbikurangiriza ngirenya mpure ni baby ariko turasanga ngo nyine twari tuziranye njya nyikoreshereza imisatsi n'ibindi byose nsabye ndayihereza ubwo rero ubushize yansabye 200 hamwe ngo arafite ikibazo cy'ibihumbi 200 yakwiyemera arakikubwiye icyo kibazo wapi siniriwe nyumva kuko namwemera nyishe mu mutwe urumva mwana uryoshye byadanje urumva yanyishe mu mutwe yatsi 200 bitamukubita 400 mani none kuri 400 uzampa icyankize 400 ako kuri kumva 400 ese muvana ubwo iyo uhaye umuntu 400 ariko ubwo kumushahara usigaranye byose mba numbuye amazi kiraryoshye byatoye ese ubwo wahera mu munyenga gutyo nagusaba umusatsi umuha 10 umuha 30 ejo ngaho nyumbiye 400 nanjye ndabyicuza kabisa siko tunzi ko njya mfata umwanya tukaganira agerageza kuganiriza ambwira nuko numva ese ubona amaherezo nanjye sinjye shiduka byabaye barabinoze urebe bandoze inkumi nese oya ariko ubwo uvuze 400 ushatse se kubihuza na bimwe wari utangiye gusubiza mu kazi hari aho bihuri unakoze ku ya kampani man nese mubeshye ufata 400 atari ku mushahara wawe yarayatanga uko bimeze ahubwo nutarwana ara n'igihe badufungana nawe n'igihe badufunga barangwana no kuranguriza ubu nakubiswe no mu nzu nana kantu mfitemo n'iki nza kuza kujya mu bibazo byawe kugeza ryatanga ese ko ndavuga ibyo bintu utambeshye bihuza gute cyangwa ya kampani urayafashe uyashyize mu buzima bwawe bibuka uri comptable wa kampani nanjye ndabyicuza barabinoze urenge kabisa ese ubwo wibagije role yawe muri kampani kuva nabona amafaranga yaje se kuri amafaranga asa yawe nkundi baby ubundi wowe uri umurinzi w'umutungo wa kampani oya rwose uyu mwenda ndawufurana ikintu bita umwete kuko wari uwa kadete gusa mabuze kivuga ngo ni umwenda wa kadete kandebe neza ariko ndi n'agakanzu keza sha ni aka kadete rwose nzajya ngafurana umwete ariko ngo harya ngo cya Kamiri yibeshya ahubwo akanashyiramo umwenda wa Kamiri twanaseye n'agasuzuguro njyewe igihe cyose Kamiri asenemera kwisubiraho nta n'ikintu twanavuga ariko gado karame mabuja ariko ko kubanza ushobora kuba utuzuye oya ngiye nduzuye wese igihe cyose ufite amagambo uvuga n'ayiki nari ndimo mvuga ukuntu iyi kanzu umwana yidodesheje neza none nakwiyongeraho yuko ari iya kadete n'uburyo twumvikana kavugane ndanayifura icyo ndi nzanira agati k'isabune nyifure neza karinde gashi kugira ngo unarebe uburyo kingiye kadete mwene bari kagasuzugure njye kukuzanira isabune oya mabuja nanibaje nako ngiye kuyizanira ngiye kuyizanira ubundi reka maze mubaze karame mabuja maze nicare yego rwose uteze yombi
ahangaha bite byawe ni byiza mabuja, ni byiza pe, ni byiza rwose. uribuka neza uza kunyaka akazi? Urabyibuka? Ndabyibuka, misena nabyibuka ndi kumwe na wa mubyeyi. Twahuriye mu nzira abaranzanye tugikubitana. Ndavuga nakazi ndakabonye rwose pe. Ndabyibuka mabuja. Kandi jewe nanga amagambo menshi uvuga. Uvuga amagambo make. Ndagabanyije. Kado. Karame. Upiki n'umuhungu wanjye. Umuhungu wese kandi urimo kuvuga uti imyenda nakumvaga. Ngiye Kadete ngo uzajya ifu. Ngiye Kamiri ngo ntago uzajya ifu. Ahangaha tuvugana ntabwo nakubwiye kuzajya ugira uti urobanura abana banjye. Yego kuba uri hano ni kimwe, yego no kubakorera ni ikindi. Byose biri mu kazi kanzanye cyane. Ndakubizi. None se Kado, Karame, uzarobanura abana banjye iki? Reka da, ntabwo ndobanura ku butoni, ahubwo ni cya kibazo cy'umuntu bita Kamire. Kamire rwose yarananiye. Impamvu musanze nimba rwose kwitotoma mvuga bimbwira ibintu byinshi bro, n'ubundi byarabaye sibyo? Ariko nanjye nabonye isomo. Wewe nkubita mirongo 70 sibyo? N'ubundi ntabwo wabona ayankura mu kibazo cya kampani. Ariko basi ubu mayi 70 yo kwikontinyeyo n'abanyaguhaye. Nyakwizeyeho numbwire ngo ntayo pe. Undi se byo uteganya ute kubisohokamo ibyo ngibyo bya kampani? Ejo bundi no kubisengera nyine urumva? No kubisengera nyine uzamfasha. Akubwo uribuka ko ibyo wakoze ndi muri konje. Tabizi nyine ko no kubisengera nyine kubisengera Imana izakora itangazo. Ejo bundi nzaba nagarutse mu kazi. Kukinye naba nkuyambye ngo ayo ngayo. Ibindi byo uzabisohokamo gute? Gusa yo ugenda ugahita yatanga. Ndabyizeye Imana izabikora. N'ahandi nizeye tu. N'ahandi nizeye nyine. Nzabikora ngo ikibazo kigenda gikura. Gusa ni urangurije yego. Ejo bundi nuhembwa cyane bikunze ku mushahara harayazavaho. Kuko hari n'undi uzaba wagujije uzabisohokamo utumva. Bizakunda igihe mfite icyizere urumva n'akantu mfite nshaka no guteza tu karahari gutekereza abantu uri kugana mu bandi. Yewe n'ibyo ndi kukubwira va mu kigarurimo izo nshuti mbi ugenderamo zirengagiza. Ndabona ingaruka z'ubupagani bro. Byumva inama nkugira muvandimwe. Ese nyewe ubona kwanga sidukorana neza? Namunda kabisa ngira inama. Rero hari ibintu nishyiramo ngo utanyweye akantu utagize ute ngo ntiwakora akazi ngo ntiwagira ute. Ngiye byarananiye. Ubona se nkora nabi? Ko ngiye muri guhora ndi soba nta cyana twahuye. Bro icupa ni baby kabisa. Rero ibyo ngibyo biragutwara ejo bikakuviramo iki? Ibintu byantwaye cyane mu kazi. Ka kazi nukavamo naho mukobwa ntazongera kukureba. Azakureba ute akwaka ay'umusatsi ayabura? Ariko nibyo koko. Ibyo ariko none kubwiye barabindoze pe. Kwihangana byarananiye. Umuntu abaye imbata pe. Nakwishyira nabaye imbata y'abakobwa n'inzoga. Gake ego nago wakira nona ariko gake byagenda biki. Nuko mfasha ukamba hafi kanansengera. Rero pasiteri wanyu nyine ukamubwira kansengera. Ako se ubundi tujya dupanga n'urugendo. Twagiye nka kampani kuri bya turo dutera inkunga. Buri gihe tubipanze panga izindi gahunda. Nanjye ntabwo ari ngene satani. Umva reba iki ko. Ni cya satani kimpindura ibitekerezo. Ntabwo nakubeshya. Ubushize rero naraye ndi pasi ibintu byose nabishyize ku murongo. Vuga ni turajyana mu gitondo. Ariko bro sinzi ukuntu baby yamamagaye bitantwarwa urumva. Yumviye abakobwa rwose. Mitane numva ya gahunda twari dufitanye. Ihita igenda ibaby foromata mu mutwe neza. Ni nabwo ibyo bintu byambayeho. Ibyo bintu ntabwo bizakugeza. Nukuri reka kugira inama. Mbo utaza kugira ngo nakwiyoreye cyase numvisha ikibazo wambwiye. Ikibazo ndayaguha ariko si ikibazo mfite ni ikero. Nicyo gukundira kabisa. Wow. Narinzi ko urundi bugukirireho. Nawe nagupfiraho ntabwo napfa nakugeza ariko rwose sinkwanga. Gerageza shaka umuhinduka pe. Naho bitabaye ibyo mbiri mu nyine utagira ngo mabure ejo bundi ntiyagiye hari akantu atahanye. Ubu nawe agiye gushyiraho birumvikana umutima abyinjiremo cyane.
buri joro ndasenga nyine ngo ndebe ko imana yagira icyo Oya, nkorera gusenga ariko ni amabebi kimwe, nayo ariko nanone no gukora. amabebi nayo arampamagara buri kanya kuko nyine hari icyo mbonaho birumvikana Fatira umwanzuro mu ese buzima bigenze bwawe. gute nimero zabo zibane se ngo ugomba gufata umwanya ukamenya umwanya wo kuvugisha umuntu ukamenya n'umwanya utari wo kumuvugisha ukamenya umurongo ugomba kugenderaho ufite inshuti aho utagomba kurenga ufite inshuti izo nshuti rero iyo utabasha gufata umwanzuro ugira inama urabona nanjye ubwo buzima nabuciyemo ariko buriya iyo ushaka kugera ku ntego kugira ngo ugere ku kintu runaka ugire icyo ugeraho ikintu cya mbere kitunanira cyakinanira abantu benshi kibatsinda ni uguhindura inshuti birango ubuze inshuti ubuse ziriya nshuti zawe nazibasha ese muvande reka nkubaze inshuti zitanywa agacupa nyine reka nkubwire inshuti zitarya abana reka rero sinzi ko reka nabiva nkubaze. muri izo nshuti zose musangira kubohoye n'ikibazo uri kuguhamagara ni nta n'umwe urumva izo ni inshuti bro reka mubwire banuza ba keve urumva ba karimu bose duhura ari uko mfite icupa bamenye ibyambayeho barambanira bro nyine ibyo kuba ubizi tumaze icyumweru kimwe maze ibyumweru bibiri nta n'umwe umvugisha n'umuhamagaye akambwira ngo ndi bize ngo ndi mu kazi ngo ndi kuvugisha bro ni inshuti mbi bya danje none se kuki bitaguhumura wumve ko wahinduka ugahitamo umurongo izo nshuti ntacyo zikumariye mana nakwitaga fake ariko ubu ndabona yuko ari we muzima tu rero buriya kunywa inzoga ubundi ni wowe ugomba kwiyobora ese muvande ubu ko uje hano nkakwakira turi gusangira turimo turasangira tu ubundi se nyine wambwa n'ubu ugiye ufite masi ndakubona wasinze akazi ni akazi rega izo nzoga kugira ngo nzigure ntabwo nari nzi ko ugeraho kugira ngo ngure iyo nzoga mbashe kuyibona uko mba nakoze nkabona amafaranga birumvikana nkabasha kurigura ntabwo mfite umwanya ndi muri konje ese ndi mu rugo nduhutse nta kibazo rongere nanywereye mu ruhame nyine nko mu majamoyeri 10 urumva n'amabebi nka 20 urumva mfite 2 undi mujama afite 2 gutyo ntabwo yagera ntabwo yakira akenshi turano mu kabari twebwe urumva akenshi tunarano cyagiye nyine mbona nabonye umwanya wo kuruhuka nyine ndafite gahunda yo kuza turaramo pe sinakubeshya baryama mu gitondo twakunduza mu kazi utazi aho akazi uri bugahere utazi aho wagasubikiye byica akazi rero buriya hari ikintu nshaka kukubwira kandi nunkundira uzakigerageza ugikora nimba uzi ko nakubera inshuti nziza nzagerageza uha agaciro gerageza uha agaciro akazi kawe kuko niko kari kuguhuza kashobora kuguhuza n'umuntu uwo ari we wese ese ko ari wo mwura ni wo mwura rwose rero igihe uzagakinamo gihe nka manage aho kugira ngo nirukanwe urumva nzabigenza neza nzakwirukana mbere ntabwo wabikora nawe ibyo ngibyo none se nzataha nyine ngomba guhinduka ariko ngomba guhinduka uzanyirukana uhinduke ngomba guhinduka kabisa isomo ndaribonye urumva waribonye cyakisha rero n'inzira zo kubyikura ushize nyine waranyambye uretse wenda ko nakwatse 20 nyine yari makeya none bagenda byisunika urumva maze kubona isomo nanjye ushobora kuzayanka nta mfite bikaba ikibazo kuko nahita mfa utagize icyo umarira ko bakive baramakanye banyikuyeho nyine tubana mu byiza reka tureke kugira ngire ndebe mu cyumba muzanire amafaranga ahubwo kiravuba kabisa tukora niwe wanjye kabisa niwe wanjye ariko ushakisha ukuntu n'izo nama wazikurikiza aho bitabaye ibyo ahantu uri kugana si heza urabona ibyo kabisa kuko kugira ngo mbure raporo mpamabura icyo gukora nyine nawe uracyumva nk'umuyobozi wawe kugira ngo ngiye ntakaze akazi hejuru yawe nafata umwanzuro ndabyumva kabisa ngomba kwisubiraho pe ariko nsengere nta kibazo muvandike nsengere mpinduke pe wakoze bro kano kantu kari karyoshye pe kameze neza maze iminsi ntanakabona nyine kubera
kubera gukubitwa nariye nkubiswe nyine birumva nawe urabyumva naribi hano baby yimereye neza turakomeza dusangire naribi sa bro uriya baby yo yimereye neza irimo irimeza neza mu mafaranga yanjye sha inkumi zizadukoraho buriya rero zaturangiza kukubwira rwose manzo yuko Kamili ngiye ntanamufurira nubwo mwashyira muri ico gisirimu rimwe ry'akaguru kamwe Kamili rwose arasuzugura rya gasuzuguro kabi cyane nawe ibaza Kadete ashobora kuza agasanga n'urugero mugiye nko muturimo nk'utunguru agatavuga ati ariko buriya uziko kadogo bangiye bitamufasha agategera agasanga isafuriya iteretse ku ziko mugiye Kamili nubwo namuvuga ngo Kamili umuriro wanjye ugiye kuzima kiramo kandi gakwe atavuga ngo ningashyirwe muki none mabuja ngo namufurira rwose mabuja umbabarire Kamili rwose ko yagasuzuguro ke umbabarira rwose ndabizi ntabwo namufurira rwose mabuja kandi nubifata nk'agasuzuguro Kamili nawe uzamwigenzure mabuja uzambwira uzagasuzugura agira agasuzuguro karenza ka rekeraho muhu ni umwana wanjye uvuga cyangwa ari undi muntu wo mu gasozi uvuga reka nkubwire mu kintu ugomba gukura mu mutwe wawe ukuremo Kamili niba ushaka gukora kano kazi Kadogo ejo bundi sinari impari ariko papa we yagusanze muri kurwana ntibyabayeho byabayeho mabuja byabayeho rwose ndabyemera byabayeho ariko nubwo twarwanaga nuko ari intebe we yashaka gufata ariko nanjye yarasanze nyicayeho ariko muri rwose ntabwo twigeze tunarwana nuko nyine boss we yaje agasanga Kamili afashe intebe nanjye nyifashe ubwo nyine twese buri wese ayishaka boss agahita aza agasanga tuyifite ariko ntabwo twigeze tugundagurana pe niso hari ibikomere mfite cyangwa no mu mavi nayo n'imyenda ntabwo yacitse oya ntabwo twarwanye pe gusa nyine twasereye dupfa intebe ariko ntabwo twigeze turwana ariko urasekeje gute se mabuja none se bosi wawe yego ntabwo ari wambwiye ukuntu yasanze umuhungu we umumereye nabi ese nta nubwo utinya yuko papa we ahari nimba udatinya ko papa we ahari umunsi yasubiye mu kazi uzamugenza gute ndagira nkubwire ko noneho uhereye uyu munsi yego Kamili ntabwo akiri wa wundi uzi yego Kamili gerageza uburyo amaraso yahura n'aya Kamili mube inshuti dore ko muri no mu kigero kimwe gute se mabuja ubwo yarahindutse koko iyo muvuga n'ukuri none se we ntabwo watangiye kubibona Kamili nize cyakora wenda Kamili ntabwo kuva twapfa iriya ntebe Kamili ntabwo duheruka wenda kugira kongera gura ngo tugire ikintu kiduhuza neza ariko ntabwo nakwizera ko Kamili yahinduka Kamili ahinduka ariko Banyarwanda Kamili ni Kamili wo muri Tanzania ariko ntabwo ari Kamili wa hano niyizi adogorekeraho nakubwiye ngo ni Kamili umwana wanjye nibyariye wabyumvishe neza kandi ndagira nkubwire ngo yego mabuja nongere mbisubiremo utangire ugabanye nawe amagambo yawe urumva none se reka nkubwire Kado uragera imbere ya sobuja ukavuga amagambo ntugira umupaka waho ugarukira wowe bite byawe Kamili tumuretse nawe tukugera wowe bite byawe mabuja ngiye kuva najya hano kuva twakubitana cyagiye nkunyemerera akazi ngiye ubwanjye narebye ndavugana ibi bishoboka byose nzajya mbikora icyo mabuja azajya nsaba cyose icyo azajya antegeka ariko niba Kamili muvuze ko koko yahindutse akaba yarahindutse byanyabyo mabuja nanjye guhera aka kanya uzi ko Kamili tugiye kuba inshuti ahubwo kurusha Kadete nubwo Kadete ntamureka mabuja nanone Kadete sinamureka aho twumvikanye kuva nkigera ariko ubwo Kamili nayo tugiye kuba inshuti magara niba ari uko nguko bimeze karame waje uje gukundana na Kadete ariko mabuja nawe ye nese Kadete ni umukobwa twabaye inshuti ntabwo twakundanye mwabaye inshuti mu buhe buryo mabuja insobanurire ni ukuvuga ngo urabona ukuntu twuzuzanya njye na Kadete nkamubwira ikintu akanyumva akambwira ikintu nkacyumva tugafatikanya mu mirimo nubwo bucuti niba nkubwira uretse gukundana na Kare bya Romeo na Juliette ni Romeo na Juliette mabuja ni Romeo na Juliette rwose ku maguru n'amaboko dore se Kado karame mabuja bikamubwira buriya rero mu buzima ni byiza yuko abantu babana bumvikana muri buri kimwe cyose cyane rwose yego rero nawe ugomba kugira uti gukundana n'abana banjye bose njyewe ngufata nk'umwana wanjye mabuja kuva nkigera nabibonye pe nkigera navuga ngo uri mama
nta n'ubwo navanga urimo n'umuntu ambaje hano aza akamaza ngo nyakubuje twanasere natumwa ni mabuja se muvuga n'uwo abandi jya uvuga mama niyo mpamvu rero bariya bana bose ni ba petit frere ba petit seri guhera aka kanya ni abavandimwe ni bashiki na bari umuntu ntugire ikibazo mabuja ibyo rwose guhera uyu munsi reka nkubwire rero kadogo yego nkubwire umukozi n'umwana yego bose ni ikiremwa muntu kandi buriya udafashe neza umukozi ashobora kukwicira umwana ashobora kukwica wowe ubwawe kuko umukozi mu rugo yego niwe usa nkaho ibintu byose turya niwe ubidutegurira buriya rero biba byiza iyo ubanye n'umukozi wawe neza yego mukumvikana mugahuza kuri buri kimwe cyose njye rero iryo banga nabashije kurimenya ryo gukunda umukozi no kumwiyegereza ntandukanye n'undi muntu ushobora gufata umukozi ukamugira nk'ikisi hariho abantu bafata umukozi ukamugira nk'igikoresho cyawe witoraguriye ukamufata nk'aho atari umuntu ariko iyo uri umuntu usenga uzi Imana koko wakagombye kugira gute gufata umukozi wawe nk'umwana mu rugo cyangwa se nk'umuvandimwe wawe wa hafi aho ngaho. Aha ni ibyo ngibyo ahubwo mabuja ayo magambo y'ubwenge mabuja unsangije umbwiye ahubwo ibukana ikintu uzi ko mu gitabo cy'itangiro muri Bibiliya uzi ko n'ubundi harimo amagambo avuga yuko Uwiteka ibintu byose yarabiremye akajya avanga ni habeho maze hakabaho ngo koresha ibiganza byayo irabumba ifata umukungu irawegeranya irabumba imaze kubumba ihumekeramo umwuka wayo amena mabuja abanza uvugire ngo amena amena none kubwiyo mpamvu rero buriya ni impamvu ngewe mu kanya mungiriye inama mwahita nayumva ko rwose na Kamere tugomba kuba inshuti nkuko ni inshuti na mushiki we ubwo ni na mushiki wanjye guhera aka kanya ariko nuko n'iryo somo nabashije kuryumva mumva yuko twese turi ibiremwa Imana yaravuze ngo nimubeho ibaze mpombye akariya kazi ka kampani kubera iriya baby ako niyo yambe ntaye amafaranga menshi izindi najyaga nziha makeya kabisa kuvuga ko wazihaga makeya ariko burya ntabwo ari make yani yo nahaye menshi kurusha oh my god urebe ko yuzuye ntaribi songeye harya 70 Imana urebe ko yuzuye koze cyane kabisa ako mba nkwizeye undi se unagomba kuyasubiramo yose Mana we ntago nta kibazo reba ko yaba yuzuye wagifunga 10 yego 10 20 30 40 wow oh my god bro Imana guhumugisha kabisa ntaribi bro ni nyina nzaguhinga mani ngiye nimbona nyize urumva nzaguhinga ntago ari 10 na 20 urumva naziguha nta kibazo ubundi turaba Kevin turabaruza biriya bintu oye ugomba kumenya biriya bya Kevin mani dukunda binkunda ariko mfite amafaranga urumva nyine nawe gutya nakubiswe nawe mbwiye ngo nayahaye baby urumva kubera ikibazo nyine yari ngejejeho ahubwo biranseka mani najya mbihamagara nyuma ngakuraho phone najya mbihamagara nyuma kambwira ngo birimbize ngo biri mu kazi bro ibintu nkoreye ikabiguhesa ko nanarira mani kindi n'ubwo n'umuntu waba wifuza kugurisha inzu cyangwa se kuyigura waba wifuza kugura ikibanza cyangwa kukigurisha waba wifuza kugura isambu yo guhingamo yo kororeramo cyangwa kuyigurisha U&I Cycle Creativity of Rwanda bikubereye igisubizo mu budasa bwacu kandi U&I Creativity of Rwanda bagufitiye tezi b'amarangi abanjeniyeri babigize umwuga bubaka inzu kuva muri fondasiyo kugeza irangiye n'amafinisage wabishaka na U&I Creativity of Rwanda bagushyiramo n'ibikoresho nk'amamatera intebe nziza cyane ibitanda utubati bikwene bakabitunganya neza mu buryo bugezweho U&I kandi yabaye ubukombe hamwe n'abahanga bafite bibitseho mu gutunganya ibijyanye na installation y'amazi installation y'umuriro uramutse ubakeneye nomero ngizi cyangwa se usanga bakorera mu mujyi wa Rwamagana cyangwa se uduhamagare kuri iyi nimero 0722273775 cyangwa ukatwandikira no kuri iyi nimero 07922776 izo numero zose ziri no kuri WhatsApp cyangwa se ubandikire kuri iyi email yucreativity.rwanda@gmail.com